Hari abantu bashaka kuzanezezwa n'abana babyaye. Batura ababyeyi barimo haleluya. Hari umuntu wumva azanezezwa n'abana abyaye afite iyo ntego. Hari umwana wawe mutoze haleluya, wimuzanira pizza gusa yimuhe haleluya, ariko namwereke ko uyibonye kuko wayikoreye. Ejo ntabwo azibaba, ntabwo azamuteka mutwe haleluya, azarya ibivuye mu maboko ye, ariko twahaye data icyubahiro. Azahora arwana ishyaka kugira ngo nawe akure, kugira ngo nawe yige, hanyuma ejo azabona pizza yiguriye. Barakore haleluya. Toza umwana wawe inzira akiri mutoya. Biravuze ngo n'umuhana azakuruhura. Abana namwe mutegetswe kumvira ababarera cyangwa se ababyeyi. Muranyumvise abana? Reka tubasabe banase hano abashoboye kugenda, agira umuntu ubajya imbere protokole, hanyuma ubazane subiramo umurongo wa 17. Hano umwana wawe azakuruhura ndetse azanezeza umutima wawe. Hana umwana wawe, ariko abana tubakomera amashyi. Haleluya. Abana twongere kandi tubakomera amashyi. Murabona ko dufite itorero rikomeye cyane. Twakomeye Imana amashyi barokore. Ababyeyi haleluya. Ese ntitunejejwe n'urubyiruko rungana gutya? Iyo mbabona ndanezerwa kuko ndimo ndabona abaririmbyi, ndimo ndabona abahanuzi, ndimo ndabona abavugabutumwa, ndimo ndabona haleluya. Imana icyubahiro haleluya. Niyo mpamvu rero dutegetswe kubaha uburere bakiri bato kugira ngo ibyo ari byo byose bazakure bakibirimo. Imana ishimwe haleluya. Mubikore vuba, protokole mudufashe kugira ngo abana baze bihuse kandi mwe kugeza akavuyo. Murabona ko Imana icyubahiro haleluya. Hanyuma abatarashobora kuza hano, igihe cyo kubasengera ababyeyi baraza kubaterura, ariko umwana twahamagaye ntushobora kwigenza. Abo muhetse turaza kuba tubasengera. Ababyeyi abo muhetse turaza kuba tubasengera, ariko abashoboye kwigenza twahamagaye haleluya. Reka dukomere abana bacu amashyi menshi. Ongera usubiremo uwo murongo wa 17 icyo gice. Hano umwana wawe Yego. azakuruhura ndetse azanezeza umutima wawe. Soma 21 uwo murongo 21. Nagira ngo mwumve ko ibintu turimo tuvuga bifite ireme, kandi nababwise ukuri ngo nutigisha umwana wawe inzira nziza akiri mutoya, ushobora kuzababara mu minsi iri imbere. Haleluya. Barokore haleluya. Kuko isi turimo twinjiramo ifite amahame menshi. Haleluya. Abangaba isi barimo bakuriramo ni isi y'iterambere, ni isi y'ibyaha. Ibyaha abantu barimo kubigotomera nk'amazi, ariko nidutoza abagukorera Imana no kuyubaha, bazadusimbura abakorera Imana, hanyuma Imana ibakoreshe isi hinduke paradizo cyangwa iy'amahoro. Haleluya. Bana sipiwe. Turimo turabona abantu baba batingana, turabona abantu bakora ibyaha byinshi, turabona abantu banywa ibitabi, turabona abantu biyahuza inzoga, turabona biyahura. Haleluya. Haleluya. Ariko batubatoze ko Yesu ari we nyirihumure. Imana icyubahiro. Bazakura bazi ko icyo atabonye Imana iragifite, azayitegereza kugira ngo izakimuhe. Mureke twigishe abana bacu, igisha abana gusenga. Haleluya. Azagira ihishurirwa,
azagira iyerekwa, si byose azamenya icyiza n'ikibi, azamenya ibyo mu nzu y'Imana n'ibyo hanze, amenye kubitandukanya. Ariko nutabimutoza ibintu byose azagotomera. Imana icyubahiro. Haleluya. Yego se uri hano, mwigishe amaboko ye kagomba gukora. Ezashimwe cyane. Igihe kimwe umuntu yigeze kunsura antunguye, asanga umwana wanjye w'umuhungu yari afite imyaka 5-6, asanga arimo aramesa amasogisi, aramesa amakariso ye n'udusenge, ariko biramubabaza, mbona biramubabaje. Yari umubyeyi. Haleluya. Mbona arambwiye ati se uyu mwana kumurera nkaho uri mukasa. Mbona biramubabaje, umwana w'imyaka 5 kuba yafura, ariko amasogisi kuki atayafura se? Nayafure hanyuma aze kurira ko yayejeje cyangwa yafurije, mufashe kwiyeza. Imana icyubahiro. Nabikora 3 ejo azayamesa agire gute? Ayeze. Igisha umwana kwisasira uburiri bwe. Haleluya. Abana basigaye bajya muri sekendari ari bato, ariko kohereza umwana ku ishuri ugasanga ntazi no kumesa isogisi rye, nta nubwo azi kwisasira igitanda. Haleluya. Kandi afite imyaka 12-13, niko basigaye bajya kwiga bangana. Imana icyubahiro. Mureke dutoza abana bacu inzira, tubigishe. Haleluya. Nta gihombo, ariko kubimwigisha akuze bizakuvuna. Haleluya. Kwigisha umwana kwifurira amaze kugeza 15, ushobora kutabishobora. Barakore. Haleluya. Ushobora kutagira gute? Kutabishobora. Kuko azaba azi ko umukozi ari ugomba gukora ibintu byose. Kandi abadufasha mu ngo hari igihe tutabahorana. Imana icyubahiro. Ariko nabikurana azamenya ko agomba kwisasira icyumba cye. Imana icyubahiro. Haleluya. Azamenya ko ugomba gukoropa aho yangije. Ahakorope nawe uza gusubiramo bikore, ariko nibura uko akomeza kubyitoza ejo azabimenya. Imana icyubahiro. Si byose dore data icyubahiro. Haleluya. Tuzi umwana wawe inzira akiri muto, mwigishe. Yego se. Niwinjira mu rugo udahari aguhe karibu, kuko wamutoje kwakira abashyitsi. Yicara aguhe karibu, akubwira ati mami ntaho uhari cyangwa dade ntaho uhari cyangwa baraje reka bagushakire. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana icyubahiro. Igisha umwana wawe inzira akiri muto. Ariko murimo kunyumva? Yesu ashimwe cyane. Ntabwo guha umwana uburere no kumwigisha ntabwo ari ukumwanga, ahubwo uramwigisha kugira ngo ejo uzaba utari ntazabe ikigwari. Haleluya. Oya, ntazabe igitutsi mu bandi, naba ari ubuhindurwa isomo. Yesu ashimwe. Ibintu amenye kubyishakira, nabi biri bumushakira, ariko niba yashyizemo imbaraga ze, mwigishe kuziga imyenda. Umwenda w'umubwira uti isanuka yawe igomba kuba iri sima, unayisure. Amenye ngo wikendi mama araza kunsura. Haleluya. Isanuka yayitunganye. Nusanga hatatunganije umufashe, ibyo ntabwo bizatuma, si cyo kimenyetso cy'uko waba umwana. Ndashimye cyane. Soma 21 ngo umugaragu warezwe neza uhereye. Biravuze ngo umugaragu warezwe neza uhereye mu buto, hanyuma azabera shebuja umwana. Komera Imana amashyi. Umugaragu warezwe neza akaregwa neza mu buto azabera shebuja umwana. Haleluya. Wari uzi ko gutoza umwana aba ari nako azakora mu kazi ke? Umuntu wese wicaye afite bosi, n'udafite bosi n'ubwo utarakabona nukabona uzagira bosi. Imana icyubahiro. Haleluya. Buriya n'uwikoresha nawe afite bosi. Imana icyubahiro. Haleluya. Kuko iyo udashatse bosi wikoresha
urahomba kuko ntugira ubukontoro. Imana icyubahiro. Tuvuge ngo haleluya. Nongere kandi haleluya. Umugaragu iyo umutoje ngo akiri muto abera sebuja umwana. Uburere ukuranye uhawe n'ababyeyi ni nabwo utwara mu kazi. Iyo wamenyereye kwiba no muri kampani uriba, ntabwo wiba umunsi umwe ahubwo urabyitoza. Haleluya. Ariko iyo watoje ko kwiba no guhemuka ari bibi ubera sobuja umugisha. Ariko ibyo bitozwa ungana nawe. Utuze basi. Haleluya. Mwigishe ko kurwana atari byiza. Yazakura umunyamahoro. Bana sifiwe. Imana icyubahiro nashoje kandi. Haleluya. Denda tucyubahiro. Amen. Abana b'abahungu mwari bahari. Abana. Haleluya. Munyikirize haleluya. Haleluya. Nawe yisubiremo cyane haleluya. Nawe mutegetswe kumvira ababyeyi, mutegetswe kumvira ababaruta. Umuntu utumvira, umwana utumvira, ntabwo Imana imukunda. Kandi Yesu yaravuze ngo mureke abana bato bagere gute baze bansange. Murabizi ko kuba muri hano mwitabye Yesu kandi ahari ku bwanyu, sibyo? Mwumvire kandi rwose mwumvire, mukurikize uburere ababarera babaha. Dukomere Imana amashyi. Haleluya. Haleluya. Aba bana mubona bafite ijisho ryitegereza. Arakumenya iyo warakaye akanakumenya ko wishimye. Siko bimeze babyeyi? None se akakwitegereza akamenya ngo mami yaje yarakaye cyangwa yishimye, utekereza ko nta bwenge azi? Ntabwo abuzi. Haleluya. Igihe kimwe nigeze kuva hano, twari tuvuye amasengesho y'iminsi 7, noneho ku munsi wa 7 dusoza amasengesho. Haleluya. Nari nakoze cyane kuko nyuma yo gusoza amasengesho twasengeye abantu. Imana icyubahiro. Navuye hano mu masaha 3 ndushye kumwe bantu bita kukoza kugenda ukumva n'intambwe idatambuka. Noneho ngeze mu rugo nsanga ibyo nabwiye abana gukora nta na kimwe bakoze. Imana icyubahiro. Nsanga ibintu byose ntabwo bimeze neza mu yandi magambo. Haleluya. Noneho nkurikije umuntu mfite, nkurikije ibyo nasize mbabwiye ko batabikoze, ndatongana. Ngira gute? Ndatongana. Haleluya. Njya mu gikoni ndavuga, njya hanze ndavuga, ariko uko mvuga niko bagenda inyuma banyitegereza. Haleluya. Noneho ubari kubabwira ndababwira ibintu mwakoze sibyo. Haleluya. Ninjira mu nzu numva rushya ndavuga ngo wajya no kuryama. Haleluya. Noneho umuhungu wanjye aranyegera arambwira ngo mami, yasanze nicaye mu ntebe ariko yakomeje agenzura. Arambwira ngo mami, umeze neza? Haleluya. Ntabwo ari uyu munsi, hashize iminsi. Ndamubwira ngo meze neza. Arambwira ngo se none ko muri wowe havuyemo abamami babiri, ngo harimo abamami bangahe? Kuko mami yabonye mu rusengero, si wabonye hehe? Nabwo se uraho kuki se ndewe ndimo abamami babiri gute? Arambwira ngo hoya, ngo mami wari uri ku rusengero ntabwo ari uje hano. Kandi abivuga nawe urakare rwose. Noneho nahise numva ni nk'umwuka wera mu bisubiye. Haleluya. Bitanumva ibintu byose nabyangije kandi. Imana icyubahiro. Isubira gusaba imbabazi. Subira kugira gute? Gusaba imbabazi kugira ngo ndembe mami wo ku rusengero mbe na mami wo. Abone bisa. Ariko yabonye hano soma ibyanditswe mpanura turirimba ibintu twagiye mu kuka turi mu kirere. None kandi abonye nkambije umunya ndimo ndatonga. Avuga ati rero muri wowe havuyemo abamami babiri. Haleluya. Bisobanura ko utameze neza. Bavuye ku rusengero ibintu mami wari uri ku rusengero nturaha. Ni babiri batandukanye. Bisobanuye ngo aba bana baratuzi baratumenya. Kandi icyo badushakamo ni cyiza. Imana icyubahiro. Haleluya. Si byose icyo badushaka yatumye nihana
mbona ko ushobora kuba navuze nabi nkarengera, subira inyuma ajya gusaba imbabazi. Haleluya. Niba mugabane nabatonganije ariko nawe mwakoresheje kugira ngo nibura abone ko muri jye hagarutse mabi yabonaga. Imana icyubahiro. Mu yandi magambo, aba bana bazi ubwenge, mureke tubigishe indangagaciro ya Gikristo, tubatoze bakiri bato, bazakura batunezeza, haba mu kazi bazakora, haba hanze y'igihugu bagiye tutabizi cyangwa se tunabizi, haba bakorera leta, haba imirimo yose aba bana bashobora gukora, mureke tubatoze bakiri bato bazabikora. Imana ibahe umugisha.